trust in the Lord with all your heart. Ubwira Imana ati njyewe hari ibintu ashobora kumva atari wowe unyumvishije. Uri umukristo ariko ubuzima urimo buvuga ibindi. It speaks a different story. Uri umukristo ariko dore ni wowe muntu muri quartier bazi udashobotse. Niwe muntu inshuti n'abavandimwe bazi ubabaza abantu kubera ko utanga isezerano karyica. Imico yawe itandukanye n'imyemerere yawe. When we were naked, when we had nothing, Jesus died for us to be covered from our sinful nature. Bya byaha byacu Yesu yaraje atwuhagira, yaraje aradukavaringa n'amaraso ye tubihanagurwaho, not by obedience but by his grace. Ikaze kuri Gospel TV. Amazina yanjye ni Bosso. Bahaye ikaze mu kiganiro cya Faith Unfiltered podcast. Nk'uko dusanzwe dutangira twifashishije umurongo, n'uyu munsi niko turi bubigenze. Umurongo tumenyereye uboneka mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17, aho dusangamo ijambo rigira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Reka uyu munsi kubera undi munsi mushyashya wo gukurikira Imana, ushizemo umuhate, koresha umwete ukurikira Imana, byageze kumva kurushaho. Imana itwigishe inzira idushakamo, ituyobore, idufashe mu buzima bwa buri munsi. Reka uyu munsi ukubera umunsi w'igitangaza wo kongera kwegerana n'Imana. Reka uyu munsi ukubera umunsi wo kwibuka ko Imana igufite mu kuboko kwayo kandi kuri iruhande itazakureka. Imana ikomeze igendane natwe, idufashe, twigishe kuyikorera, ituyobore mu nzira zose ducamo, imirimo n'imipango yacu yose Imana ize ishire mu kuboko kwayo mu izina rya Yesu. Nagira ngo tuganire ku nkuru ziboneka muri Bible. Shaka dutangirane n'inkuru y'Abanyayisiraheli bavuye mu buretwa muri Egiputa. Bari bayobowe na Mose. Bageze ahantu barongera, nk'uko tubibona kenshi ko rwa rugendo bakoze bagiye imyaka myinshi mu butayu. Rero birumvikana ko habagamo gucika imbaraga, habagamo aho nyine bamwe bagira n'ibitekerezo bavuga ati nyamara ati muri Egiputa twari twibereyeho neza, wenda twari turi mu bukoloni ariko byibura hari amahoro twari dufite ubuzima nyine butandukanye n'ubwo mu butayu. Ubuzima bwo mu butayu ntabwo buba bworoshye. Utekereje nyine nawe ubutayu aba ari nk'igihugu cy'umucanga gusa, ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero muri uko kwitotomba bageze aho ngaho bakeneye amazi. Imana ibwira Mose kubwira urutare rugatanga amazi, ariko kubera nyine nawe nk'umuntu kuba umunyantege nke, kubera bya bintu abantu bamubwiraga byari byatangiye kumujya mu mutwe, ararakara akubita urutare. Imana yari yamubujije, akubitaho kabiri, amazi ariko araza. Abantu babona amazi n'inyamaswa zabo, amatungo yabo nayo abasha kubona amazi. Ariko hari inkuru dukunda gutindaho nyine tukayifata nk'aho kuba Mose atageze mu gihugu cy'isezerano ari ukubera ko ngo yasuzuguye Imana. Nyamara mu by'ukuri nanone wongeye ukabitekerezaho, ukibuka ko Imana dusenga ari Imana y'urukundo, ari Imana igira neza. Ukibuka imirimo yagerageje gukora Mose, Imana yakoranye na Mose nyine imukoresheje. Utekereza ko Imana y'inyembabazi wenda ari kumuha indi chance. Nayo ni opinion, ariko nagira ngo tuganire kuri iki gitekerezo kigira ngo Mose ntabwo yari umuyobozi gusa, ahubwo Mose yari nk'ikimenyetso. Mose atwigisha indi nkuru irenze kuba umukozi w'Imana yayoboreyemo ubwoko bwayo buvana mu gihugu bari baranyazwe, bajyanywe nk'iminyago ibatahana mu gihugu cy'isezerano. Ariko Mose ubwe yarahagaze nk'ikimenyetso gihagarara itegeko ry'Imana, kuko n'amategeko y'Imana yanyujijwe kuri Mose. Nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, Mose uyu munsi tumurebe nk'ikimenyetso, tumurebe nk'itegeko, kuko n'ubundi niko mu mico myinshi y'abakristo bamwe batandukanye ku isi bemera ko itegeko rishingiye kuri Mose. Urebye kuba atarabashije kujya mu gihugu cy'isezerano, tubifate nk'itegeko ritabasha nabyo kwinjira mu gihugu cy'isezerano, kubera ko ijambo ry'Imana riboneka mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, aranditse ngo kuko ari ku buntu mwakijijwe mubiheshejwe no kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira uwirata. Uyu murongo uwumvishe, twakijijwe
kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ibyo dufite cyangwa ibyo tubona, ibyo Imana idukora ntabwo tubigirirwa kubera imirimo myiza. Kuko urumva ugiye gutekereza ukavuga nyine ati Mose nyamara yari yatangiye yumvira Imana, ati imirimo yari kumugeza hariya na hariya. Mose amaze kugeza abanyayisiraheli mu butayu benda kugera mu gihugu cy'isezerano, yarakibonye, yageze ku mupaka, yarakibonye, ariko ntabwo yagezemo imbere, yakirebeye inyuma. Wakibaza ninde wabagejejeyo, ninde wajyanye nabo? Moses yari ari kumwe n'uwo bita Joshua. Iyo urihinduye muri kiriya kirimi cya kera cyabo, usanga ni Yeshua ari naryo zina n'ubundi rya Yesu. Ntabwo ntekereza ko ibyo bintu byabaye by accident. Ntabwo byabaye by accident kuba Mose yaragarukiye hariya bakagezwaho na Yeshua, ahubwo byose nk'uko tubibona dusanzwe tubizi, byose biba kubera umugambi w'Imana. Mose yari symbol, yari ikimenyetso gihagarariye itegeko, kikwereka ko itegeko ryakugeza kuri boda, ariko kwambuka ya boda bisaba Yesu. nta level yo kubaha Imana, nta level y'imirimo, nta level y'uburyo witwaramo yakugeza mu bwami bw'Imana. Nk'uko tubibonye mu Efeso, byose tubihabwa n'ubuntu bw'Imana, ntabwo tubideservinga, ntabwo ariko tubikwiriye. Ni byiza kugira iyo obedience, kubaha Imana, ni byiza gukorera Imana, ni byiza kugerageza gushaka Imana, ariko nk'uko twabibonye itegeko ryakugeza ku mupaka, ariko ntabwo ryakwambutsa umupaka, kubera ko kwambuka ntabwo ari ibintu byoroshye. Kwambuka hari inzira imwe ijya kwa Data, nk'uko we ubwe yabyivuye avuga ati ni nzira ijya kwa Data, ntawe ujya kwa Data atanyuzeho. Biri clear cyane. Urumva wongeye ukasubiza inyuma kuri ya nkuru, uhita wumva impamvu hayiswemo iryo zina ngo Yeshua. Ntabwo yaje ari Jeremy, ntabwo yaje ari like, ntabwo ari Daniel, yari Joshua. Guys, nicyo dusoma Bible tujye dukorana research sometimes, wibaze ku mazina, wibaze ibibazo byinshi, ubikorere research nk'uko ushobora gusoma n'ikindi gitabo ukifuza nyine gukora research. Bible tuyisome, twe gusoma ibintu byinshi cyane, ahubwo dusome uko dusoma nyine kuri pace yacu. Hari ibyo ntabwo abantu basoma wenda ibyo nita bike, si byo bike ku wundi, ariko ya mirongo mike usomye yifate ushyire mu yindi version ya Bible, yifate wibazeho ibibazo, yifate ubyumve neza kurushaho, wibisoma nk'inkuru, wibisoma nk'imigani, bisome nk'ikintu kiruta uko ubasha kubyumva, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo lean not on your own understanding, trust in the Lord with all your heart, wizere Imana n'umutima wawe wose, ntiwishingikirize ku buhanga bwawe. Rero akantu k'akaresearch nako kaba gakwiriye mu gihe ugiye gukora ibintu nk'ibyo, ugiye gusoma Bible cyangwa ugiye kuinteractinga n'Imana. Gira umwanya wa meditation, wivuga gusa, listen to, ufate umwanya, utega amatwi, ubaze Imana ati Mana urambwira iki? Mana ndashaka kumva, Mana nyigisha. Imana yakubwira ngo wikishingikiriza ku buhanga bwawe, hari impamvu ikubuza gushingikiriza ku buhanga bwawe, ikakubwira ngo trust in the Lord with all your heart. Ubwira Imana ati njyewe hari ibintu ashobora kumva atari wowe unyumvishije. Kumva bisanzwe n'amatwi is fine, n'inyamaswa zirumva zindi, ahubwo kumva hari ibintu wumva mu buryo buri spiritual, hari ibintu wumva bikinjira mu mubiri wawe mw'imbere, apana kuvuga ngo ni sound. It's not just a sound cyangwa ibintu usomye muri Bibiliya gutyo gusa. Dukore research, tugende dusoma. Rero tukiri aho ngaho ku itegeko n'igitambo, ushobora kwibaza ati se bundi mu mateka ya Bibiliya, ahantu nasomeye Bibiliya yose, bundi nure urupfu rwa mbere rwabaye recorded muri Bible, the first day. Akenshi ubyibajijeho gutyo utabihaye umwanya nanone ngo wanarize cyane, ushobora kutuvuga ati umuntu wapfuye bwa mbere ni Abeli, yishwe na Kayini. Of course nibyo, ni umuntu wa mbere, ariko ntabwo ari rwo rupfu rwa mbere rwabayeho muri Bibiliya. Urupfu rwa mbere tubona ko Adamu na Eva bamaze kurenga ku itegeko ry'Imana bakarya ku giti babujijwe, bashatse guhisha ubusa, bajya guca amababi y'ibiti barihisha, ariko biranga. Ahubwo Imana niyo yaje iravuga ati, Imana niyo yaje itegeka ko hakoreshwa uruhu rw'inyamaswa. Iyo nyamaswa urumva niyo yapfuye,
niyo yabaye igitambo cya mbere cyo kugira ngo icyo gikorwa kibeho, nk'uko na Yesu yadupfiriye kugira ngo tubashe kuba covered mu gihe when we were naked, when we had nothing, Jesus died for us to be covered from our sinful nature. Bya byaha byacu Yesu yaraje atwuhagira, yaraje aradukavaringa n'amaraso ye tubihanagurwaho, not by obedience but by his grace. Ntabwo ibyo byose byabaye kubera ko twabikoreye, ntabwo ari uko twumvira Imana kurushaho, ntabwo ari imyitwarire myiza, ntabwo ari ubutoni ku Mana, n'agakiza buriya ntitukakiratane, kuko urebye ahanini usanga na wa umuntu udakizizwa ahubwo wakwiye kumwifuriza gukizwa, ukanamubera inzira nziza yamujyana ku Mana, kubera ko ntabwo wowe wakijijwe aka kanya wikontorore neza ukareba, uzasanga utabayeho nk'uko ubitekereza. Wowe utekereza ko uri umukristo, ariko imico yawe uyu munsi ni iyihe? Iryo tegeko twari turi kuvuga ukuntu rishobora kugeza ku mupaka, ariko aka kanya nukora evaluation on yourself urasanga n'iryo tegeko ubwaryo riracyakugonga. Uri umukristo ariko ubuzima urimo buvuga ibindi, it speaks a different story. Uri umukristo ariko dore ni wowe muntu muri quartier bazi udashobotse, niwe muntu inshuti n'abavandimwe bazi ubabaza abantu kubera ko utanga isezerano ukaryica. Imico yawe itandukanye n'imyemerere yawe, uravuga ngo ukunda Imana, urasenga, ntushaka kurekura ingeso mbi, ntushaka kuva mu mwijima, urashaka gukina impande zombi, urashaka kuba akanya kamwe uri kumwe n'Imana, akandi kamwe uri kumwe na Satani. Ibyo bintu ntabwo ntekereza ko ari ikintu wakwiye kuba ukora nk'umukristo. Si no kuvuga ngo gutekereza, ahubwo ni ikintu njyewe nawe tuzi kandi twemeranyaho n'umutima wacu ko uri kubaho impande ebyiri kandi atari byo. Baravuga ngo nawe ukeza abami babiri, haba mu Rwanda, haba mu Kinyarwanda, haba muri Bibiliya, turabizi ko nta muntu wabasha gukorera abami babiri. Rero uyu munsi ongera uhitemo uruhande rumwe, ushushanye umurongo ntarengwa, uvuga ati njyewe nshyizeho a boundary line, magaza. Start to live the life you want. Imana idusaba gutera intambwe imwe igatera izindi 99 idusanga. Hari ikintu ufite wabasha gukora ku buzima bwawe, ibindi biza kubera ubuntu bw'Imana, ariko hari ubushake, hari ikintu kikuzana imbere y'Imana, kuko Imana ijya gutwara Abisiraheli, it was on free will. Iyo batabishaka bari gusigara, iyo batumvira Imana bari gusigara, iyo bahitamo gusigara kubera ya comfort y'aho bari gusigara. Nibyo kandi koko icyo kintu urumva nacyo cyagiye kibatera gushidikanya cyane, kuko urumva iyo ugifite ya comfort yo kuguma muri bya bintu bibi, ushidikanya ku rugendo Imana igutwayemo. Ariko iyo wizera Imana, ukurikira Imana, nabyita buhumyi, ukurikira Imana utarebye cyane muri perspective yawe nk'umuntu. Kubera ko Yesu abwira Petero, yamuhamagaye, Yesu yavuye gusenga ari nijoro, ya masaha babwenda gucya, urumva yakundaga gusenga ziriya saha. Kenshi batugira inama yo gukundamo gusenga za nijoro saa 9 kumanura. Yagarutse burimo buracya ariko butaracya neza, handi uba ureba umuntu hirya ukabona ni umuntu ariko utamureba neza. Usanga abigishwa be bamubonye batangira kwishiramo ngo ni umuzimu, batekereza ibintu byinshi, batahwa n'ubwoba. Kunyuma basanga ni Yesu. Yesu ahamagara Petero aramubwira ati nawe ngwino unsange. Yarimo aragenda ku mazi. Urumva nawe tekereza muri perspective yawe nk'umuntu ubonye umuntu aje gusanga agenda ahagaze ku mazi. Horror movie ni ibintu utakibagirwa, warwara trauma. Byo ne kuba ari kugenda ku mazi wareba ukabona figa ni umuntu, ariko ukabona kugenda ku nyanja ubizi ko ari inyanja. Ntabwo ubwonko bwawe ntabwo bwabasha kubyakira ko ibyo bintu bishoboka. Ari byo bita igitangaza. Igitangaza aba cya kintu gisumba imyumvire yacu. Niyo mpamvu imirimo y'Imana yitwa ibitangaza. Imana itandukanye natwe. Imana ikorera muri atmosphere twe tutarimo nk'abantu. Imana yo yagukoresha igitangaza nk'uko yabikoresheje Daniel, nk'uko yabikoresheje Mose, ariko Imana yoperatinga ahantu wowe utabasha gukorera nk'umuntu, kubera ko Imana natwe we are different beings. Niko nabyita, turi ibintu bitandukanye. Nazi kubyita ibiremwa kuko yo ntabwo yaremwe, ariko turi ibintu bitandukanye. Rero iyo ugiye gukurikira Imana,
ugomba kwibuka iyo concept yuko ari ibintu utabasha understanding. Ari nayo mpamvu Imana ikubwira ngo lean not on your own understanding. Wigendera ku bintu wowe byawe, kuri understanding yawe. Hari ibintu byinshi wifuza, hari desires z'umubiri, hari ibintu uba wifuza bitewe n'umubiri, wowe ugatekereza ko ari umuhamagaro w'Imana. Please be careful, consult God. Bavuga ngo trust in God with all your heart. Ujye ugisha Imana inama, uyibaze ibi bintu nibyo unshakamo. Twige gukurikira Imana. Gukurikira Imana kwa mbere nk'uko bivuga bisaba kuyikunda. Biravuga ngo nkunda abankunda. Urumva task ya mbere, you have to love God n'umutima wawe ukayikunda. Gukunda Imana ni gute? Fata urugero rworoshye, umwana n'umubyeyi bisanzwe. Iyo umubyeyi wawe umukunda ntabwo wifuza kumubabaza, ntabwo wifuza kumutenguha, wumvira inama ze. Nabyo biri mu mategeko y'Imana kumvira ababyeyi by the way, ariko urugero rwiza nguhaye ni rw'umubyeyi n'umwana, kuko natwe umubano dufitanye n'Imana turi abana bayo. Rero umubyeyi wawe yakugiriye inama, niyo bibaye ngombwa ko akoresha imbaraga mu kugukebura, ntabwo aba akwanze, kuko urebye neza, uretse no kujya kure no mu bwenge bwawe urabizi neza ntabwo umubyeyi yakifuriza umwana we ikintu kibi. Birashoboka ko habaho umubyeyi wenda utari mu nzira nziza sometimes, niba hari umuntu uri gukurikirana ubutumwa aka kanya akaba ahura n'icyo kibazo, Imana imufashe, birashoboka. Ariko in general umubyeyi nyamubyeyi, kuko buriya nanone nicyo kintu turi kuvuga, kuba umukristo ntabwo ari ukwitwa umukristo gusa. Niba uri umukristo ariko utari umukristo nyamukristo, ntabwo uri umukristo. Urumva rero n'umubyeyi icyo gihe byananiye ntabwo aba ashoboye inshingano z'umubyeyi, icyo gihe ntabwo aba ari umubyeyi. Ariko inshingano zacu aka kanya ntabwo twaje kwigisha ababyeyi ko ababyeyi nta n'ubwo ubwo bushobozi tubufite, umuntu ahindurwa n'Imana. Komeze mubashire mu masengesho, tubasengere Imana igira ikintu ibikoraho. Tukiri ku bushake bw'Imana no kumenya gukurikira Imana, twabonye ko inzira ya mbere yo gukurikira Imana ni ugukunda Imana. Uyu munsi kunda Imana, uyu munsi gerageza kumvira Imana, kora ibishaka, kora ugambiriye kunezeza Imana, kora ibishimisha Imana, ibisa neza mu maso yayo, kubera ko Imana niba ahantu handuye. Once you turn your back ugiye mu bindi bintu, uba uri kugenda uyihunga. Kenshi urabizi ntabwo yita turekura pe kurwanaho, hari n'igihe kurindira no muri ayo mafuti yawe, ariko sinakeza ko ari ikintu ntabwo ari risque ukeneye gufata aka kanya. Ukurikije n'ahantu isi iri, ibintu ukuntu bigenda, nawe ubwawe wakwiye kwikunda. Rero nawe ubwawe iyo wikunda umenya ni iki cyiza ku buzima bwawe. Ese ni iki cyiza ku buzima bwawe? Ikintu cyiza ku buzima bwawe ni cya kintu kiguha ya mahoro. Ikintu cyiza ku buzima bwawe ni cya kintu kigutera kwishima. Ikintu cyiza ku buzima bwawe ni cya kintu kigushira mu nzira y'uwo wifuza kubaho. Ariko ibindi byose bitari ibyo ni distraction. Cya kintu kigushimisha aka kanya ejo kikakwicira ubuzima. Umutego wa Satani waguyemo. Do not take it light. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni umutego wa Satani waguyemo. Baravuga ngo Imana ikunda umunyabyaha wihane. Take this opportunity today, repent. Ibyaha urimo aka kanya wibisubiramo, ibyaha wakoraga aka kanya wibisubiramo. This message is for you. Wibisubiramo. Imana ishaka kuguha second chance. Uyu munsi dushaka n'Imana umwete, uvuga ati none uruhare rwanjye nanjye ngiye gushiramo aka kanya, ngiye gushiramo umwete. Man, I'm going to try. I know ntabwo byoroshye, ariko ngiye kugerageza. We need that mindset. Nkunda abankunda. Mwumvishe kuba uyikunda byonyine. Gukunda ntabwo ari ikintu uvuga, gukunda ni ibikorwa. Ko ushobora kuvuga ngo ukunda umuntu, ariko uko umufata bikerekana ibitandukanye. Iyo ukunda umuntu urabimwereka. Iyo ukunda umuntu urabimwereka. Hari ibintu umuntu utabasha kuvuga, amaso akabikwereka. Muri ibyo bintu harimo urukundo. Urukundo kuruvuga ni ijambo gusa, ariko kurukora nibwo urukundo rwa nyarwo. Kuko iyo ugiye kureba muri Bible ku Imana ivuga love is patient, love is kind. Urukundo rurihangana, urukundo kuntu Bibiliya ruvuga ubundi nirwo rukundo rwa nyarwo. So niba ukunda Imana bizagusaba gutanga sacrifice. Uzarekura bya bintu bishimisha umubiri, ushake ibifitiye akamaro ubuzima bwawe. Kuko nibyo Imana itanga. Ku Mana hava ubuzima, ku Mana hava icyizere, ku Mana hava amahoro. Imana iravuga ngo dushakishe ubwami bwayo and his righteousness, and the rest shall be added unto us. Iyo ukurikiye Imana ugahanga amaso ku Mana, ibindi byose everything falls into place.
rero dushaka n'Imana umwete, dukomeze tuyishake. Ntabwo ntekereza ko azongera kubera ikindi igitambo cyarabaye, amaraso ya Yesu aduhanaguraho ibyaha, duhabwa amahirwe yandi. Rero aka kanya you are aware, you know the whole story. Wishaka kwakitinga, hari abantu bavuga ngo sinshaka kumenya byinshi kuko nzabazwa byinshi, nguzwe byinshi azabazwa byinshi. Rero se niwanga kubimenya, ubwo ufite n'ubundi bumenyi bw'uko ibyo bintu bihari. Nikubaza se kutagiye kubishakisha. Njye ntabwo wari ufite uyu mwanya. Ufite umwanya wo kureba amafilime, ufite umwanya wo kujya mu bintu bindi bidafite akamaro, ufite umwanya wo kujya mu bintu byinshi. Ntabwo mvuze filime ntabwo zifite akamaro, habaho igihe cyabyo, sibyo? Ariko muri gahunda zawe sisekamo umwanya w'Imana. You will be doing your own self a favor. Ni favor wowe wigirira, ntabwo njye wigirira, si Imana uyigirira, si ababyeyi bawe. Ariko once you do it, natwe biratubenefitinga. Ba bantu bakwegereye, ba ababyeyi bawe, za nshuti zawe, iyo umaze gucenyeza Imana mu mutima wawe, iraguhindura, ikaguhindurira ubuzima, nabo bikabagiraho ingaruka nziza. So ikintu nabibutsa, nanjye niyibutsa, nagira ngo twongere duhange amaso Imana, twongere twibuke ko Imana ariyo umuyobozi w'ubuzima bwacu. Imana ni Imana nziza, nicyo kintu cya mbere nyikundira. Imana ni Imana yumva, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana ibabarira, ni Imana y'urukundo, Imana ni umubyeyi. So let's take this opportunity, twongere tugaruke imbere y'Imana, tubwire how vulnerable, how sad, how we feel right now, sibyo? Like it's not easy guys. Isi nanjye uri kubivuga kanya, nanjye nyirimo ndareba impande n'impande, ubuzima ntabwo bworoshye, abantu barababaye, abantu ntabwo bishimye. Ariko muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ibyiza, muri Yesu harimo ibintu byinshi twifuza. Yesu niwe nzira itugeza ku Mana, ni nayo ntego, niyo ntumbero yacu, kujya mu bwami bw'Imana. Ese uzabura ubuzima hano ku isi ubure n'Imana? Birababaje. You have to make some efforts today, ugashyiramo umwete, ugakurikira Imana, ukavuga ati Mana ngiye kwigomwa iki n'iki kubera wowe, Mana ngiye guhindura ibi n'ibi kubera wowe, Mana ngiye gusesekamo umwanya wawe hano, please ninguha umwanya mvugisha, ninguha umwanya Mana nyobora, ninguha umwanya mfasha. Imana yiteguye kugufasha, nk'uko ibivuga ati nkunda abankunda kandi abashaka umwete bazambona. Imana kuva twayibona, ni Imana is a promise keeper, ni Imana irinda isezerano, niba yarabivuze izabikora. Reka dusenge hamwe. Mana nziza, Mana ishobora byose, nagira ngo nshimire ko waduhaye uyu munsi nanone ngo twongere turebe, kuba tubyukije amahoro, kuba tubyukije umunsi sagisida, ahubwo nuko tugiye dufiteho umugambi. Mana ndagira ngo udusobanurire umugambi wacu uyu munsi. Mana ndagira ngo ugendane natwe kuri buri ntambwe dutera, ndagira ngo tugutumire uze mu mipango yacu, mu mirimo yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugendere inshuti zacu, ugendere abavandimwe bacu. Mana uhindure ubuzima, Mana umweretse umuntu wese uyu munsi ushaka guhindukira akagusanga. Mana ukomeze intambwe ze, Mana ugendane nawe, Mana umushyigikire, Mana umurinde ibimugusha, umufashe, kuko uri Imana ituneshereza, uri Imana iduhereza imbaraga tugatsinda ibyo tutakishoboza. Mana uri Imana idukunda. Mana turagushimira kubw'amahirwe nanone duhereje, Mana turagushimira kuko igitambo watanze cy'umwana wawe kugira ngo tubashe gucungurwa. Uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uhabwa icyubahiro mu ijuru no mu isi. Mana udufashe muri uru rugendo rukugana, kandi uko tuzaba turi kumwe nawe tuzishimane.